Icyamamare bamwita ufotora beza ntiyigo. Ubazi kuvugira inka cyane. Uyu yavugira inka cyane. Umunyarwanda yaciye umugani ngo ineza yiturwa indi. Nibyo koko ineza yagakwiye kwiturwa indi, ariko igitangaje nuko iyo umuntu agiriye undi neza bisa naho byanditse ku mazi bigahita bisibangana mu gihe gito cyane, nyamara yakugirira nabi ugahora ubyibuka, mwahura ukabyibuka ntibizigire byibagirana mu mutima wawe. Gusa ntitwakwibagirwa ko kuri isi y'Imana hari abantu bagirirwa neza bakabizirikana kandi bakazajya gushimira babagiriye neza. Ni umubare muke, ariko muri uwo mubare uwitwa Mugabo Ntwari Fred arimo. Uyu Ntwari Mugabo Fred ni umusore muto cyane ukiri ingaragu wiyemeje gufata umwanzuro wo kujya gushimira umukecuru mukuru uwitwa Mukamana we n'umutware we mu karere ka Burera aturutse mu mujyi wa Kigali kubera ineza uyu mukecuru yamugiriye mu gihe cyashize. Ushobora kwibaza uti ni igiki Mukamana yamukoreye cyatumye hagurutse imodoka zirenga 5 kandi nziza mu mujyi wa Kigali akerekeza mu karere ka Burera hagiye kureba uyu mukecuru ngabashe kumushimira ku bw'ibyo yamukoreye. Ubwo turi kumwe muri iki kiganiro urayigira amasomo akomeye y'ubuzima. Ni byinshi byagiye bibera mu nzira kuva i Kigali kugera i Burera kandi biratangaje. Njye naguhaye ikaze mu rugendo, ngwino tujyane tuvuye i Kigali twerekeje mu karere ka Burera. Njye nitwa Rikirado, ikaze. Urugendo ntirwari rworoshye kuko byatwaye hejuru y'amasaha 5 kugira tubashe kuva mu mujyi wa Kigali tugere kwa Mukamana mu karere ka Burera. Inzira twanyuragamo abaturage barashungeraga kubera ubwinshi bw'imodoka twari turimo, zari zisa kandi ziri ku murongo umwe. Bagiraga ngo ni umukuru w'igihugu hanyuze, maze bagatangazwa no kubona ubwiza bw'izo modoka n'umurongo ziriho. Izo modoka zose zari zirimo Mugabo Fred ndetse n'abavandimwe be n'inshuti ze bamushagaye bagira ngo bamufashe kujya gushimira uwo mugira neza wamugiriye neza. Umuryango wa Mugabo Fred harimo ababyeyi be, bashiki be, inshuti n'abavandimwe bose bari babyambariye bishimiye iryo shimwe Mugabo Fred agiye gutanga kuri Mukamana. Ubwo twageraga mu karere ka Gicumbi imodoka zacu zarahagaze ngo bibe ngombwa ko twagura impamba ishobora kutugeza kwa Mukamana. Ubwo twahagararaga abaturage benshi beza kandi b'igikundiro bo mu karere ka Gicumbi bashungeye imodoka twari turimo. Abo baturage ba Gicumbi baturebaga batwishimiye maze natwe turabishimira. Ubwo uwo mugabo twari dushagaye twese ariwe Mugabo Fred abishimira kuturusha, maze buri muturage wese wari muri iyo santere amugurira irindazi ryo kurya kandi rirenze rimwe. Bamwe mu bari bamaze gufata amandazi bishimiye Mugabo maze baramuririmbira.
mu by'ukuri utarabashije kubona irindazi ryo kurya n'utarageze aho ngaho twari turi cyangwa se wenda akahagera ariko akagira isoni zo kurifata. Bamwe mu bo twari turi kumwe hari harimo n'ibyamamare, hari harimo umwana wamamaye cyane mu kuvuga amazina y'inka uzwi nka Exos ariko wamamaye ku izina rya ufotora beza ntiyigora. Uyu twageze mu karere ka Gicumbi, abaturage baramushagara, baramwuzura, baramuhobera, batangajwe no kumubona amaso ku maso. Ni icyamamare bamwita ufotora beza ntiyigora. Ubazi kuvugira inka cyane. Uyu nguyu avugira inka cyane. Nuwaha muri Gicumbi. None se amandazi yatangaga ko yagiye. Uyu Exos cyangwa se ufotora beza ntiyigora yagombaga kujyana natwe kuko yagombaga kuvuga amazina y'inka uyu mugabo Freddy yaragiye kugabira Mukamana. Twari turi kumwe n'abandi bastari harimo n'abakinnyi ba filimi, by'umwihariko umukinnyi wamamaye muri filimi nyarwanda cyangwa se sinema uzwi nka Isimbi. Urugendo ni rurerure ariko noneho twavuye mu karere ka Gicumbi, ubu turi kwerekeza i Burera, turi hafi yo kugerayo. Ibyiza biri imbere. Stay on touch. Uyu Mukamana ni umwe mu bamama b'abagira neza bakunda Imana kandi Imana nayo ikabishimira. Mu gace atuyemo avugwa neza pe, biragoye ko wakumva umuntu uri kumuvuga nabi. Ahantu atuye rwose ntago ari mu bakungu, urebye urugo rwe ntago ari abakungu cyane, ariko ni abakungu mu by'umwuka. Ibinyabiziga twari turimo byagezeyo maze abaturage bari bari aho ngaho bose bishimira kutubona, ni nako batiraga indirimbo nyinshi z'akanyamuneza bumva bashaka kutwakira byihuse. Mu by'ukuri Abanyaburera bagira urukundo rudasanzwe. Bamwe mu baturanyi be nabo bari babukereye biteguye kumufasha kwakira abashyitsi bari baturutse Kigali baje muri uru rugo rwa Mukamana. Gusa Mukamana ntabwo yatwakiriye mu rugo iwe bitewe nuko hatari hagari, ahubwo yatujyanye ku rusengero hafi yo mu rugo iwe abari hatwakirira. Byari bishyushye kandi byari biryoshye. Wow, twasanze biteguye, twasanze bacinya akadiho, mbese bishimiye ko twaje kubasura. Abasaza barabyinaga n'abakecuru ukabona bibereye amaso ndetse ukumva utakifuza kubakuraho imboni zawe. Wow. Nabibabwiye mu byo twari twitwaje harimo n'impamba, kandi impamba ihagije rwose. Ngiyo nayo twarayipakuruye kugira ngo tubashe gusangira n'abavandimwe twari tuhasanze. Ngira ngo mwabibonye ko tugeze aho tugomba kwakirirwa maze icyatujyanye kigatangira. Mwese ntago muramenya ngo twagiye gushima iki, ninde wagiye gushima, arashima nde. Ibigiye kuba ni byiza kuruta ibyabanje. Duhurire mu gice cya kabiri. Ndabakunda, nitwe Rikiradu. Mwakoze kubana nanjye kuri Rwanda Kingdom.